Ah, vipi seve? Assignment se kandi bahise bayishyira nimugoroba. Assignment twari dufitemo iminsi 3 mwana. Asha assignment se kandi bahise bashyira aka kanya. Mbanze nyuzemo amaso ndebe. Assignment ndanirwa nakunda ka nakorekeka. Oui boss. Meze fresh. Kandi se ya video twafashe ejo ushaka editinza aka kanya? Baba ko twe twumvikanye yuko nzayiguha ejo bundi koko wanyihanganye. Komana yanjye video y'umunyagwa se nayo kiruhije. Kakazi n'amasomo bizakunda abahu. Sasa bagwa. Mujene, Ndacamos. meze bite se? Fresh man. None se? Shani fresh man. Kwaje ngugiye mu bintu assignment. Assignment rero deadline bayihinduye bayishyize uyu munsi kandi na wa mujama nafatiye video ejo bundi yambwiye ngo nimugora ayishaka editinze imana. No mufite akazi se musore wanjye. Usura bigenza uteba. Ubwo ndabanza video none se kiyo nashyize umutima wanjye muri assignment wize nta mafaranga mbona kandi nanita ku ma video y'abakire. Submission za assignment zigatinda. Nanjye mbona ubuzima bwawe bugoye sinjye byacanze ngenyine pe. Begabura niyo mpamvu ubona ku myambaro yanjye ntajya nambara ubuzima bumwe bwonyine mana. Ushatse kuvuga iki wa? Shajeni wanje nawe ntago uransobanukirwa cyane. Rero uru ruhande ubona uru rurwanira hazaza nizo nzozi zawe hose. None uru ruhande ubona nambaye igice nambaye imyenda isanzwe ahangaha harwanira ubuzima bw'uyu munsi ma. None ubwo hagati Waguani yaba ari mu ntoki. Waguani rero Waguani ni umusore usobanuwe n'ibyo bintu byose. Afite ubuzima azabamo, afitemo n'ubuzima agomba kubaho uyu munsi. Ibyo byose rero byahura bigakora Waguani akabaho yiga ariko akanashakisha ubuzima bwo hanze bro. Niyo mpamvu banyita Halfstudent.